ndavuze ngo mumubwiriye gutyo inde Brigitte irasura yambaye nibeshya ngapfa irasura yambaye iramwomokaho arajya vuvuka aravuvuka urasengera we Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire iyo uza kumusengera imbaraga zawe zari gutazi nyine iryo jwi ryamuvugiraga nk'uko ryabivugaga yageze mbere yanyu mwese yageze mbere yanyu mwese noneho hano harimo umuntu afashe umusatsi atya arakurubana n'Imana ihabaye kandi burya iyo umuntu agira ngo asohoka ahunge avuga ati uru n'urugamba narwanye ijoro ryose noneho yakamubwira ati wisiga none ntago ari bugusige humura ntaragusiga tuza umutima ntari bugusiga ariko urabona ko ni ibintu urasengera noneho mukafita nabwo uburenganzira urasengera we Mwizina rya Yesu nta muntu utugonga mwizina rya Yesu nta muntu utugonga izi mbaraga zigundiriye ubuzima bwawe guhera uyu munsi wa none zibwirize ubise kuri bitavuga Imana soka wa mudayimoni ndakwicisha imbaraga z'amasengesho ndakunamije muri iki gitondo soka muri we wanzoka we soka wahembewe soka va mu buzima bwe ndakunanije nonaha Mana yavuganye nanjye kwibi biganza ibiteretse n'ibuye ry'imbaraga irambwira ngo irabyejeje ndavuga usize mu mutima mukiza soka mu izina rya Yesu soka nyabingi umwana wanjye sohoka chika imbaraga sohoka umva umuriro w'Imana sohoka mu izina rya Yesu mwana wanjye n'umugabo wanjye chika intege umwana wanjye watumwe nande dayimoni vuga uwagutumye uramuzira kubera iki niki gituma umuzira uramuzira kuyihe mpamvu sohoka mva umuriro w'Imana naje kukuyoberanya uyu munsi biranga umuriro w'Imana uyu munsi nagombaga kuyoberanya soka kuki wari kuza kuyoberanya kuri we nagomba kuyoberanya kuri kamera nagomba kuyoberanya kuri kamera urinde banza uvuga uriwe urinde vuga uriwe urinde umva umuriro w'Imana urapfa dayimoni urapfa umva umuriro w'Imana urapfa umugabo we tubwira uriwe soka mu izina rya Yesu ngo ufatishije imbaraga zo gusenga sohoka dayimoni soka urinde ninde wamugendereye vuga wamugendereye urinde tubwire urinde kavukire nde Diane waje gukora iki muri we kuyoberanya ni ibiti mwakoze iki imigenzo ubwoko ki guterekera ko tuzi kusenga ibyo uvuga ni ibiki mwamumuritse hehe kuzimu ngo abiki ntabwo nganira n'abadayimoni uyu munsi mwibwirishe
murekure ubuzima bwe mwibwirize mu murekure muve muri iyi nda muve mu maguru ye soka wambaraga mbiwe soka wamwishima we soka ndakunanije soka daimon sohoka cika imbaraga muri we cikira intege muri we sohoka sohoka ndi kujya mu cyumba cy'umwana umwana uramushaka iki uramushaka mu cyumba cy'umwana uramushaka iki umwana we umugisha ndamujyanye ntaho umujyana sohoka mfi imbaraga zima sohoka rekura amenyo ye rekura ururimi rwe rurekure sohoka turakunanije nonaha imbaraga zawe zicike ubwenge bwe bugaruke uyu muhogo ufunguke yongera avuge yongera abe umuntu muzima iki ni icyaremwe gisha uyu ni umwana w'Imana hariho ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama w'Imana mu izina rya Yesu iri hembe mu buzima bwe rinanirwe iri hembe mu buzima bwe risohoke mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uturize muri we mu mbaraga z'umwami wacu Yesu amen ewe Yesu nini takifore bonesta ya before Imana ishimwe ko yumva amasengesho musego fungura n'urugina mukafite ryama hano gutya yego ryama hariya shyira imisego ibiri akingukana abarakorewe kumuteye urashene turakwishe fana turakwishe ya modoka y'umwana fungura urugira ngaza ndishene mwuka numva ngiye gusandara isore hanze fana hanze fungura urwo rugi kono umwuka imfura Vita oui tranquille uyumve neza ndakumva usenge cyane kandi noneho urumva kandi usenge cyane ntabwo ari njye nyine bategereje nande ni nande wundi bategereje wowe wamutunze kamera wacana na Yesu yararinzwe ariho uburenze bw'Imana epfo vitasenga usengera n'umugore usengera n'urubyaro usengera ibintu byose uzi ntabwo mbizi ngiye nawe urabizi ko twahuye tutaziranye usengera ubuzima bwawe sengera iherezo ryiza Vita sengera iherezo ryiza kubera yuko hari umuwe gukuziye Vita sengera iherezo ryiza gusa aragize mukunda bose unyorose mfite imbeho Cheko
mama Fani nakubwiye ngo jya mu cyumba zana inyorosi Vita mfite imbeho amfashe mu kaboko Vita mfata hari kino cyuma kiri kunkonjera nduva mwagisohora kino nebe Shiraho ikufuri unyorose gutya Wambwira ndi kukumva none se uriya yavuga ngo Diane Kavukire nini uwavuga ngo Diane Kavukire subwo suwo bafitanye ikibazo hari ntekereza Fata ugatebe gataka umwana ukicaraho ntago twahuye nkuzi pe batekereza yuko twabigambanye ariko barakubeshyera ntabwo nari nkuzi nta nubwo wari uzaho mvuka Imana yakuntumye wafata akaboko kanjye k'iburyo untware fata Vita none ushaka ko ngutwara he ntwara unkomeze kandi nunde kure Vitani nunde kure fata kano kaboko none ushaka ko ngutwara he ntwaraho yagombaga kunjyana nkagera byarangiye mfata Vitali byarangiye mwese n'ibiki byarangiye Vita nunde kura ndapfa tugaruye ubwenge bwawe mu izina rya Yesu fata nunde kura ndapfa okay fata kano kaboko gusa ndashaka ngo uracaka ko ngujyana wafashe kano kaboko Vita nutamfata ko ngiye gupfa sana Nonese urashaka ko ngujyana fata neza urashaka ko ngujyana fata neza mu biganza Vita ugira mushiki wawe ndamugira mama wawe uramugira fata ujyane mu muryango wanyu unyimike urumva umene izina andi mazina se nitwose yakureho ni imbaraga z'abadayimoni ariko zikaze urumva ni imyuka mibi irimo kumukoresha iri kumukoreramo igihe hino ujye udusobanurira ujye udusobanura ni ukuri igihe hino ujye udusobanurira mbese ndabasobanurira iki kiregewe ntabwo nabyinjiramo cyane cyane ko urumva niwe ngo bagiranye ikibazo nge sinari nanabizi ndagufasha cyambere cy'uwo Diane ntacyo yantangarije cyakora uyu nguyu mu bihe yampamagaraga yambwiye ko Diane uwo nguwo ngo babanye igihe kinini babanye igihe kirekire hanyuma mu kubana igihe kirekire bagiye bagira ibyo basangira bagiye bagira ibyo bumvikanaho umugabo azana amazi n'akantu k'agasube kari muri dushe akira hano hejuru numva ngira Chenko injira hano se nabwo burenganzira shahanga fata cyane nunde kura ndapfa oya ntabwo ujya ntabwo upfa arandekuye kandi ntabwo upfa bini bikira urabupfa ujye hehe ntabwo upfa ntabwo uri bupfe humura ntabwo upfa sinzafaza zarama uzarama ntabwo upfa uravugije kuri nukuri ntabwo shabarambeshye ngo nekereza ngamanga ngo mwaye arikubeshye ntabwo upfa Vita
bwakire ajye muri dushe azana agasume njya noga k'umuhondo ashyira mu mazi agakamura ashyira no hejuru fata we manange we urekunde none se byatangiye byari basi ubyibuka byatangiye mubaze uri amuntu uri hara mu nzu mfata akaboko gusa nibwo buhemekero bwonyine mfite n'umunde kura ndapfa niko kuka ko nyine kanyuma ndi guhumeka n'utampa mfata cyane ntaho ujya ibindi bikira ntabwo upfa mfata cyane nkomeza ariko ibindi bikira ndagukomeje ntabwo uri buze gupfa agarace ko azavuge ukuntu byatangiye njye ntabwo mbyibuka yego Cheko ikibazo cyumba cyari gukoresha gize imyemitara ukuntu byatangiye we ugomera ngo nta kibazo ukuntu byatangiye ukuntu byabimeze ya rero njyewe nahamagawe nimugoroba n'umuntu cyatara muri koridoro mu mafani bikira hanyuma mageze nsanga yicaye ku muhanda ambwira ati se umeze gute ko uri kuvuga ko utameze neza arambwira ngo ari kumva atameze neza ambwira se watashye ukaryama arabyemera arataha ariko tukigera hano wari waryamye yasariye mu buriri atangira gukubita inuza ibitanda amashuka byose aterera hejuru ijwi ryabuze ahamagara mama we araza ariko nawe agarukira ku rugi abibonye amubwira ati ibyo ni by'abandi banyamasengesho yagiyemo batangiye kukuroga ati wajyaga kubajyana mu banyamakuru gute ubwo urumva ntibyari ikibazo ubwo rero nibwo duhisemo guhamagara uriya munyamasengesho wundi ngo azamusengere araza aramusengeye undi yanga akajya asohoka hanze agasara ku muhanda ati ntabwo nemera amasengesho ntabwo ari ibiki aravuga ati rero reka tubahamagare wenda bwo yaza gutuza akareka bakamusengera kuko kugeza na n'ubu yari yanze kugira ngo mwana yanjye ko numva ari hatari byatangiye ngasanga api ni uyu munsi cyangwa byatangiye ejo byatangiye ejo aburijwi tukagira ngo ni ibyo gusara kuri telefone tukumubwira ati ruhuka ariko noneho byageze mu masaha akuze aravuga ati njyewe rega ntabwo ari ikibazo cyo gusarara ati ndi kumva harimo ibindi bintu ubwo njyewe nahageze ku muhanda nsanga yicaye aho ngaho kugira gutaha ngo aruhuke wenda ijwi riragaruka ariko noneho byakomeje kwiyongeraho nyuma duhamagara n'umunyamasengesho wacu azadufasha undi rero urumva yahageze agiye kumusengera undi ariruka arasara azenguruka hose anga gutuza kuzana n'urabona ko mutekereza ko ushobora kuba byaturutse he ibyo ari byo byose uyu munsi yari afite gahunda yo guhura namwe uriya Diane uriya mupasiteri bavuze ko ari bumusaba imbabazi hanyuma urumva byagombaga gukorwa nyuma ya saa sita yego urumva rero guhera ku mugoroba undi byakomeje gusa nkaho biri kugenda bihindura ukuntu yari ameze kugeza na n'ubu nibwo tumubajije ati se uracyafite imbaraga uragerayo ati hoya biranze ndi kumva rwose byanze urumva ibyo ari byo byose uwo wafitanye ikibazo ni umuntu umwe niwe ushobora kuba bitera ko uyu nguyu we yari afite imbaraga ariko urumva yakomeje kubura ijwi guhera kugeza aho bigeze hano ngaho ese uwo muntu ufite ikibazo hariya ntabwo muramumenya namwe uriya mupasiteri urumva niwe basa nkaho bahanganye kuko iri jwi rye kubura gutya ntabwo
ari ibintu byizanye no munsi yari asanzwe rwose avuga urabizi aganira ntabwo ubu ngubu ari bwo ahisemo kubura ijwi bingana kuri ubwo bwa mbere njye mbibona umuntu ari kuvuga bita Diane Kavukire se niwe uwo mupasiteri nura mupasiteri bamwita pasiteri Diane ngwino nawe ndagushaka ngwino banguka ngwino cara muratari ukoze iki mama Fani murate nase mama Fani wasengeye Mutoni rero urumva ejo ko turi kuvugana twavuganye na Mutoni mwana wanje kuvugana na Diane Mutoni yari musima ejo yarampamagaye urumva agiye Mutoni ntago tumenyeranye cyane mwaravuganye ejo twaravuganye hanyuma rero muri uko kuvugana ampamagara ambwira ngo baje kumukoresha ikiganiro ngo n'umu bishop bita niba ari Charlotte Bishop Brigitte cyane asote iki kiganiro kuyoboka amana icyo rero ntekereza cyarabaye ariko icyizere ndimo ngewe mbahereza kuko nge bakimpamagara byari ibintu bikaze ndi mu rugo nafashe umwanya wo gusenga ubundi Imana iravuga ngo ivubirira imvura ababi n'abeza hanyuma muri uko kuvubirira imvura ababi n'abeza ntabwo Mutoni ntekereza atari umunyabyaha cyane ku buryo Imana itamugirira neza Imana yarambwiye hanyuma igira hano kuri mikoro mbikubwire ititaye kwa nyiranuka igomba kungirira neza ubu siri hehe niba Imana yawe irahari humura hanyuma rero nge bampamagaye numvisha ari ibintu bikaze nahise mfatira kwa kamoto ndaza ngeze hano sanga ibintu biteye ubwoba hanyuma mu bihe ngewe numvaga nashakaga kumusengera nibwo kuko iyo umuntu twebwe duhuruje nk'abanyamasengesho bita winjira mu bihe byo gusenga ariko imbaraga zamukoreshaga zikivuga zo ubwazo ngo nuramuka umusengeye imbaraga z'umwuka wera ufite zirahita zikuvamo ngo urangire noneho ndavuga ntibo ibi bintu muganire kambigendemo gake kuko ni kenshi duhura n'abantu dusengera ariko wamusengera ugasanga uhise wandura bitewe n'impamvu wamusengera ugasanga wenda wowe ubwawe ku mubiri wawe uhise ugira ibindi bibazo bitewe n'imbaraga runaka ziri gukorera muri we nabanje gusa nkaho muretse ndavuga nti reka senge bucece nagenze nguruka hano senga bucece ku buryo nanasengeraga mu mutima ahubwo imbaraga ziri gukorera muri we zikamenya ko ndi gusengera mu mutima hanyuma rero nabonye ari ibintu bikaze mbona ageze ku gihe cyo gushaka kwiyica ndavuga nti noneho ubwo harajya ndajya mukurikira ibyo bivaho atangira guturumbuka ngo asohoke ajye hanze uyu musore muvuganye yakuyemo urufunguzo ararugumana uyu akarwana no gukingura ngo asohoke ajye ku muhanda urumva rero nk'uko avuga ati imodoka irangonze ni za mbaraga zimukurura zishaka kumwohera mu muhanda ngo imodoka ihite imukubita cyane ko turabizi muri ibi nubwo wenda leta abarozi itabemera ariko ndabivugaho gake umuntu yigeze azaransanga mu rugo yashakaga kwica umugabo we hanyuma mu kumwica araza arambwira ati abantu b'iwanyu Cyangugu tuzi ko harimo abantu ngo bagira ibirozi bacuruza no ku muhanda ndamubwira nti ngewe rero ibyo bacuruza ku muhanda nge sindabibona ngewe karitsiye mvukamo ntabyo ndabona iwacu ntabyo ndabona arangije arambwira ngo ndaguha 350 ngo ugende ujye kunshakira umuntu wanyicira umugabo igitumye mvuga ibi bintu uyu muntu yaravuga ngo ubundi y'imodoka ikwishe ngo ntabwo birirwa bakurikirana hanyuma
hari uburyo abantu muri ibi bihe bagira impanuka mu muhanda ariko izo mpanuka zifite ikiziteye zikaba ari impanuka bamuroze cyangwa se inkuba igakubita umuntu ariko nyirizina iyo nkuba ifite ikintu cyayiteje. Rero ngewe uburyo nabibonagamo mu minsi ishize nabwo yarampamagaye ati nsengera, numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo nimubwire ngo iki cyumweru kuva ntekereza hari kuwa mbere hari kuwa gatandatu hari kuwa gatandatu banirambwa ngo mubwire ngo ahagarika urugendo rwa moto agenda mu muhanda no kwambuka umuhanda. Nukuvuga ngo urumva ubundi twebwe Imana imenyesha ikintu mbere yuko kiba. Nubwo wenda umukobwa bumwe agatukisha abantu bose ariko Imana iravuga. Kabiri Imana irakora. Gatatu Imana iratabara. Kane Imana ikura mu rupfu ikagarura mu buzima. Jewe narabibonye nkuko nambaye rinete mu bihe byashize natambutse ibintu imbere ya tuwarete gutya nkibitambuka aya maso aya yaraturumbutsa nanabaha amaso yawe yanjye uko ubiri ngiri rirareba ububona ari kanu yariko rireba ibirori uru rurimi rurakururuka ruraza runanaba hano aha ibihamya birahari. Namaze igihe ndi mu bitaro nari hashika iki gipande cyose cyahise ko kiba paralize. Ibyo rero ni imbaraga z'abarozi. Ndabisubiramo nubwo leta ibyo byongere bisubire mu mwanya wabyo byagenze gute. Naje gupfa mu gihe nari mpfuye napfuye ndi hashika mu bitaro ndagenda mva mu isi nahazamutse kugira ngo ngere mu ijuru nahazamutse iminsi 7 ngeze mu ijuru nsanga hari inyubako nziza ndakomanga ariko abanyakiriye barambwira ngo imyanya yo kwiyandikisha yarashize. Hanyuma nicara ahantu kuko numvaga mu birenge haratobaguritse mfata umwanya wo kuva ahantu narindi ndagenda ngo nicare nibura nduhuke. Nicara muri jaride nziza nahabonaga umuntu arahansanga afata ati ko wicaye nge ndimo ndaruhuka. Ngura ruhuka uvuye ntimvuye kwisi. Arambwira ngo vuba none hasubira iyo uvuye. Hanyuma mu kugaruka mu isi nabwo navuye mu ijuru kugira ngo ngaruke mu isi mpagenda iminsi 7. Ubwo ndagira ngo nganishe ajije ivuga ngo mbese icyo gihe kugira ngo ibyo bintu byari byasohotse bigaruke byagenze gute. Ya minsi rero 14 iyo kuva hasi njya hejuru niyo kuva hejuru ngaruka mu isi. Imana yakoresheje umuntu w'imasaka ntekereza n'ubu uyu muntu akiriho. Hanyuma aza mu rugo ari mu gitondo ubwo bari banyuye nyine kwa muganga ari uburyo babona utazakira akavuga ati ni mu mucyuri banyuye ntabasha guhagarara. Hanyuma bangejeje mu rugo bahangejeje nk'uyu munsi nk'ejo mu gitondo saa 12 uwo mugabo yarahageranye n'abandi bantu 2 nabo baracyariho. Hanyuma bahageze ikintu gikomeye yaravuze ngo Imana irantumye ngo nze nsengera uyu muntu. Bahamaze iminsi 14 bari mu rugo basengera. Niyo minsi nakiriyemo. Ya minsi yo kuva mu isi njya mu ijuru na ya minsi yo kuva mu ijuru ngaruka mu isi yahwanye n'iminsi 14 niyo minsi basengemo ku munsi wa 14 Imana iravuga ngo ndirahiriye ndamukijije. Ururimi rwanjye rusubirayo ibya paralize bivaho amaso yanjye amera nkahagarutse nubwo wendiri ritabona neza cyangwa se kenshi na kenshi akanya cyane ariko nibura yaragarutse kuko yari yaraturumbutse. Icyo nari mbivugiye ni ikirero nukuri abarozi bo bararoga uretse ko tugirirwa ubuntu n'imbabazi z'Imana tukongera tukabaho kandi Imana itagukuyeho amaboko ntacyo ushobora kuba. Hanyuma ntavuze amagambo menshi rero ikizere nabaha kuri uyu mutoni nubwo jewe ntamuzi cyane 100%. Ikizere jewe nabaha ku buzima bwe nuko mutoni atagomba gupfa. Mutoni nuwo kubaho, mutoni nuwo kurama. Kabiri mutoni
ibi byose bigenda bimubaho nibyo kugira nibyo kumuremera ibihamya kugira ngo mugihe kuko nge ndi mu bihe musengera Imana yarambwiye ngo isiza gakiza gakomeye muri we urumva ko gakiza Imana yasize muri we igomba kukabungabungira umutekano kabira ko gakiza kagomba guca mu bintu bikomeye ibi bikomeye rero agenda anyuramo ni ibihamya byo kugira ngo azabashe gukomeza abandi bazaba bameze nkawe genda unyitabira uwo muntu ya hanyuma rero Mutoni ndumva agomba kuba muzima uko byagenda kose nubwo ubona bikangaranyije kuriya nubwo ubona byamushajije kuriya ariko Mutoni agomba kuba muzima ya ndumva rero twagiye tubona mu bice niba ari ibya za Kibungo niba ari he ukuntu bagiye batwika abarozi bakabashyira mu muriro bagashya bakarangira yewe abarozi nabo wa mugani nabo bakwiye kubahagurukira cyane ko uyu mugore jewe wari umpaye ayo mafaranga 350 ubugeni iyo duhuye ntasuhuza twasengaga mu rusengero rumwe yari umudiyakoni ariko yari mwitorera ryihishe mu 100% ku buryo nge nubu iyo numvisha ikintu gifashe mu rubavu cyangwa mwibere ndavuga nti wirushya nibyo anyoherereje rero iyo duhuye ntasuhuza urumva kuko jewe akimbwira ibyo nkamuhakanira nafashe flash nafashe memory card nishyira muri telefone noneho nge tuganira na muri kodinze ariko ntiyabimenye ndavuga nti umuntu w'umukristo ndajya kwiyaruriraho amakara kubera iki urumva rero niyo nicara ndimenge kuko mba mvuga ngo natangirira nabeje azagirira iki umwana wanjye rero nibyo byibi wenda hari Mutoni yahuye nabyo nubwo tutashobora kumenya neza cyane aho byaturutse cyangwa inkomoko ariko ntekereza ibyavugiye muri we byivuze bivuga ibyari byo naho byaturutse n'icyo byakoze kuko ntekereza uko mwabyumvishe bavugaga ko niba ngo bamumuritse bamuterekereye hari imihango bamukoreyeho ya hanyuma rero numva mwabikurikirana none se wenda ukiri aho ngaho byamuvugiye muravuga ngo baramumuritse baramuterekereye turongera twumva ati ngo ni pasiteri ngo Diane pasiteri no kumurika no guterekera ujyana mwumvishe vita pasiteri no guterekera ndaje mama mukuru we umva mama reka banza igira nkubwire hari umupfumu w'abagano kugitwaga Maria yarapfuye umwana ni uwo ni nyina wabo mama wa Diane yabisize muri nyina wa mama Diane. Mama Diane ni umurozi mukuru ukomeye urumva ariko aragenda agaterekwa mu itorero urumva yarangiza urumva akicara muri Diane noneho akamera nk'umuntu ureba ibintu byose akamera nk'indererwamo ndagira ngo mubwire ngo Diane ntagari we wagukoze ibi ibintu ntabwo byoroshye ni gusenga ujya afite inkuru ya mbere nawe wayikurikiranye iyi nkuru ya mbere njye wayikurikiranye uriya mudamu se uwo Diane mwakoranye ikiganiro ariko nyine ntabwo nabyita ikiganiro ko mutera ariko nyine yaduhaye amakuru twadukeneye kumenya dusobanura uko byagenze dusobanura izo intebe yajyanye yadusobanura ko intebe yazijyanyeyo ni umurokore ni pasiteri wo mu itorero kurihe ntabwo itorero ryo izi zina ndizi nabonye tuhagera sinari mpazi ahita home church ngo ni home church afite church no muri torero pasiteri bwindi torero baramwishura ibi byose bikaba biri kururuka biva kuri izo ntebe birashoboka ntabwo ari birashoboka niko bimeze ibi kuva kuri za ntebe ntabwo ari birashoboka niko bimeze kubera ko nta gakiza afite narakizwa none se ejo uri kuganira na Bishop Brigitte ni iki kintu yakubwiye
ntabwo yigeze gusenya reka nakubita inkuru ntago nabibonye neza ihangare kari ntago mvuga ntabwo wabibonye neza ibya Bishop Brigitte ibya bamandi baje ejo nimba ari bayita ngo ikira radio ni iyobokamana icyambere baravuze ngo baje batarebye ikiganiro twagiranye icya kabiri Brigitte yari ibere muri telefone muri WhatsApp nago baneza amatwi icya gatatu nago bamaye umwanya icya kane urumva bo ubwa icya kane urumva bo bashakaga ngo ribunga ibyinjiremo ngo ifunga amata kandi ngewe nago ngende kurega ngewe ndimo ndashaka urumva kugira ngo abantu bose bagiriwe nabi ndimo ndazungura ibintu by'abantu bose bagize gute bambuwe mana we Brigitte yambwiye ijambo rikomeye arambwira ngo iki kiganiro ngo uri gukora ngo cyangwa ibiganiro gukora ngo nibijya kuri papa mwana mugiranire kankubwire ni ngewe nago papa mwana akakaye murebaho habe nubwo papa mwana yahagarara habe nubwo ubufasha nari mfite bwahagarara nago ndi buhagarara kubera yuko ngewe nago mfite yarambabaje nanabibwiye mafana mwanirira jambo nago bayari kubera ko nubundi hari ikintu bita ngo yanyibukije nyine ikintu yanyibukije yuko ndi gukora ikiganiro kandi ndi wenda kiri bunkoreho ananyibutsa yuko uyu nguyu w'Isherike ari munanyice do birarangiye mugende mumubwirira nimfa mubwire ngo urumva irasura yambaye iranzobe ndabona gaje njonjora akajonjora ugende mubwire ngo irasura yambaye iramuvaho urumva abe umwehu Brigitte ejo niwe wari wazanye na Joel ndavuze ngo mumubwirire gutyo Brigitte irasura yambaye nibeshya ngapfa irasura yambaye iramwomokaho arajya avuvuka aravuvuka Brigitte yakoze iki kibi biramo n'amagambo yakubwiye atari meza Kifankara Eric ari mu kiganiro cya mbere yapfuye atuba umuntu ese yari yarwaye n'impanuka byagenze gute cyane ntabwo abitubwiye neza ukuntu yapfuye erega ukuvuga ngo iyo umuntu avuze ngo uzapfa aguteza n'icyo zakwica yagiye gusengera umuntu uko yagusengera agasanga urwaye igituntu kikata kimufata kikata kimuhitana ariko nanjye nuko nabyumvishe ndi mu bantu batamushyinguye ndi mu bantu batamurwaje ariko nta makuru nzi kuko ndi mu bantu bahamagaye bari kujya kumukingura barambwira atarapfuye none se jewe bigaruke kuri Bishop Brigitte keje yaje wenda muri kujya mukorana ikiganiro nabo kansoringe anakwihanganisha naguhumurize ko n'ibibazo nkabiriya kuki ubona ko hari nk'ikibazo agira ngo unanagarura ikizere ku bakozi b'Imana ko bose yavuze ngo twebwe ngo dushobora ngo ngewe ngo ndimo ndakoreshwa n'abandi bantu urumva ngo barimo baranyoshya ngo ngwishe itorero ariko do use koko Vita si ubwa mbere urebye mu mutwe wanjye koko use no gukubita mu makitandiyora nyine nanjye byantunguye ko abasilamukazi ntabwo bajya ino myenda nambaye ni mama Fani uyinyambitse ubundi busanze nambaye busara ku gasozi twaduhuye ku muhanda araniruka ikindi cya kabiri yaba nagira ahantu mba hafunze mba nirukase bari abantu ejo bakoze igikaniro banyiniyeho kandi byarambabaje cyane biri mu bintu byambabaje cyane banyiniyeho uko abimbwira avuga ko ngo bamukiriyeho kubera ko ngo uwo niba ari Brigitte ngo yashatse kwinjirira iby'urugo rwe
ibyo yinjiriye we n'umugabo we. Bo hanyuma Brigitte ngo akigera aha ngo ahera muri telefone, urumva uyu bamutunze mikoro aravuga ariko nta kumubaza, wenda ngo bamubaze asubize urumva rero ibyo nabyo ngo byabaye mu bimwataka, yumva hari ko batamukoresheje ikiganiro neza nkuko yabyifuzaga, nta mwanya yamuhaye. Noneho akongera akavuga ati uwo Brigitte niba koko ari yobokamana akaba yaravuze ko aje ansuye, aje kumpoza, aje kumpumuriza n'iki, none yarahageze ahubwo aho kugira ngo ampumurize, sinzi wenda niba yarashakaga ko yamufata gutya akamunywa kwa kundi umubyeyi afata agahinja kamuga ati pole ceceka, nyuma y'ubuzima bubi hazaza ubundi buzima bwiza, nyuma y'ibyagiye wenda se hazaza ibindi. Nge nuko wenda mbitekereza, akabona wenda ntabyamuhaye, ahita yumva hari ko bamuciye amasi, niko ngiye nabivuga simbizi. nawe ariko arabyivugiye. Urumva niba hatarabonetseho kumuga ati komera, kuko hari ijambo ryatambutse rivuga ngo ribaza Brigitte, ribwira Brigitte ngo guhera uyu munsi umufate nk'umwana, wenda aho bamukomerekeje wowe uzajya umwomora. Iryo jambo ryatambutse rivuzwe nande? Ryavuzwe nanjye kuko nari impari, ikiganiro bagikora nari impari. Uyu yarampamagaye ati ngwino mu rugo ndagushaka, ndaza. Ikiganiro rero bagikoze impari, kimbwira Brigitte nti rero guhera uyu munsi umufate cyane, uri bishop umwiyegereze, niba koko yarakomeretse birumvikana, ariko akeneye abamushyigikira abamufasha. Mama Fani yavuye ku nabiriya aramwegereza agira ngo amuhe ibyo yabonaga ko Mama Fani yarameze nk'umuntu nk'indererwamo kumwireberamo. Arangije aramwima umwanya na telefone yagiye kuzitabira mu modoka, urumva amwima umwanya muca amazi. Ndangije ndamugana ntugire ikibazo, ndamugara reka turebe undi Brigitte nindi. Mama Fani nago we uvana nijoro, ariko nakubwiye ngo reka turebe Brigitte kubera ko reba tunga kamera rero ko nafite internet. Namubwiye ni katureba ari kubundi Brigitte, twasanze Brigitte n'umuntu wigisha abantu busambanyi, n'umuntu wigisha abantu ibintu by'ubutinganyi. No mbabara we twabyumviye nabyumviye mu kiganiro se kandi none niba ngo ari ku Isimbi TV nabonye afite ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, kandi noneho nk'uyu nguyu utarakira agakiza gakomeye, wenda biranashoboka ko Brigitte ibyo avuga ari ukuri, hari ababakebura, hari ababaganiriza, hari ababayigisha ibintu nk'ibyo, ariko finally nk'uyu utarakira agakiza 100% ntagashobora kubyumva nkuko ngewe nshobora kubyumva. Ngewe nakiriye agakiza niga mu mwaka wa 4 primaire, nubwo wenda ubuzima bugenda bugorana, wenda umuntu agashiduka yisanze mu kintu runaka bitari ngombwa, ariko nge nakiriye agakiza kenshi kera niga mu wa 4 primaire. Ngewe ikintu ijambo ryose wavuga mu kanwa kawe burya nabasha kuri sesengura nkamenya uriwe, nkamenya icyo uri cyo, nabasha kubimenya. Rero urumva uko giyewe nakumva ibya Brigitte ntago ari kuri utarakomera mu gakiza yabyumva. Mureba ku biganiro musanga bo sinzi wenda ntago ngiye kubivuga. Hari umuntu ejo ntago ndi umuvuga izina yangira inama mbwa ngo nutanga ikiganiro, ntago ndi umuvuga izina. Yarambwiye ati nuko icyo kiganiro tibasubiza inyuma, ndamubwira ngo uwo muntu sindi bubeshye narangije kwemera reka baze. Uwo muntu arambwiye ati ariko uracyafite akanya ko kugira gute ko kubasubiza inyuma, ati basha kugira gute kugutwikiraho. Uwo muntu ntago ndi umuvuga izina do, ariko nuko byagenze banwikiyeho nyine, ejo nyine banwikiyeho shiramo tuzi ejo banwikiyeho. Urumva ikiganiro ubwo nimba ari Joel w'iyobokamana wa wari ugisabye akavuga ati reka njyane umukozi w'Imana Brigitte nk'umuntu usanzwe yubaka, kuri WhatsApp nk'umuntu usanzwe akora isanamitima y'abantu bahungabanye
kuriya wamfashe ukagenda mpaka mama ukemera kumufata amajwi atagaragara ukemera kujya ku rusengero ari iriya nkuru yaraturuhije nimba ubyibuka ni nabyo navuze ngo burya bashatse gufata ino nkuru nako ya nkuru ya Diane kuko ari busemba ni byo nakubwiye ni nago ndi bwemere ko bafata Diane ikigano cyaturije kuba ko ndibuka Diane gutunga akatubanza nabivanye muri kamera akubwa ngo wowe nk'umuntu usenga ngo ugoze ibi urabyibuka ndabeshya shyira kuri kamera bivuge yarabivuze hano vuga yarabivuze ngo nkawe ngo wankora nk'ibingibi agutu ngo buretse ngo uzabona none uramugati ngewe ndi mu kazi mbwira ko ndi kuvangirwa oya ntabwo uri kuvangirwa mva mwimara mu mwuka ikibazo nari ngize wabivanyemo kubera iki ntabwo yabifashe ntiyabifashe barimo baraniga baba bari kumuniga ese ni wowe wambaye agapfukamunwa bivuze ngo hari ibintu byinshi watakaje sha hanyuma rero amafana uri kureba uyu ni wandi wari ufite ikigeragezo bamwibye telefone agiye kuri RIB urebe ukuntu ibintu bidahurirana ntabwo ukibuka mama waramwibye telefone nawe ntabwo umufatiye miri gutya mufite gutya ahita amujyana kuri RIB telefone yarayigaruza mubaze ngo ibyo kuri kamera atagucika atabivuze ese Vita ko numvishe muvugamo akantu ko ngo Diane yashatse ko hakorwa ibiganiro byo kwiyunga numvisha bivugaho donc ejo donc twavuganye na Diane yego turavugana arambwira ati ngo ngende ndashaka guca bugufi nk'umushumba nk'umupasiteri we nayo majwi sho umuntu ntiyashyira muri iki kiganiro ariko bibaye ngombwa umuntu yayarekura ati ngenga tikamukira bugufi nk'umushumba nk'umubyeyi nkamucira bugufi nkamusaba imbabazi hanyuma bino bintu bikarangira kuko Mutoni ni umuvandimwe mama we ni nka mama wanjye ndashaka ko birangira tukaca bugufi yari kumwe na Pastor Cedric uramuzi Cedric nanjye nawe mamakaye Cedric okay none mvugana na Mutoni arabinyemerera donc urumva ko bo bashaka ko bamukorana ikiganiro ndahari genda none arabyanga kuko ngo byaraturuhije no kwinjira mu rusengero twabaye nka kwa kundi barwanira amazi mu cyaro bagiye kuvoma ari byo bafatisha telefone cyangwa kamera mwayire iyi kamera yagize none urumva ba Cedric urumva biranga ko bakorana ikiganiro birangira banciyeho ni nabwo bambwira ngo turashaka ko dusaba imbabazi arambwa ngo dusabire Mutoni no tuza ibintu bibazo bizarangire nkawe byatangiriyeho wagaragaje inkuru bwa mbere bizarangire ari na Joe nawe agerageza kubahuza ngo aravuga ati ngo nta kindi kiganiro ndi busabane imbabazi nawe udahari hanyuma uyarabinyemerera hamwe mu nyuma ya saa sita tuze gukora ikiganiro baranda babwira nabwo ati nyuma ya saa sita nta kibazo mbyutse nzi ko ndi kwitegura kugiye gukora ikiganiro cyo kugira ngo biyunge basabane imbabazi uyu munsi noneho barampamagara bambwira ati ngo ibyo gusaba imbabazi babivuyemo Vitali rero bimbwiye muhamagare kubwiye mbere uretse muhamagare none azi ninde Diane azi higo aze kugira gira vuba aze kugira urashaka ko aza kugira mama Fani na Diane bagiye kusengera rino jwi ryanjye rigaruke agomba gusigana Pastor Fani twavuga ntago ari Fani Pastor Diane twavuganye yego tumaze kuvugana arambwira uti ngewe kugira ngo nzi kwa Mutoni kiretse nje kumusengera naho ibindi bintu nta kintu kiza gukora nta kibazo bamfungurira ijwi ryanjye ndetse niba barifunze sana telefone yanjye nkwereke mereza nkwereke ijwi ryawe ryafunzwe none mereza telefone mereza telefone yanjye gusa urumva twavuganye nawe mu gitondo bambwira ko ikiganiro bakivuyemo bakimana kubimbwira niko yahise ampamagara akumbwira ngo nabikubwiye nabanza mereza telefone nanibagirwa icyo ngiye gukora naga ngiye guhamagara hari ikintu ngiye kukwereka abantu bose bamfata nk'umusazi yanse wakwemera kuza inibikira yambwiye ati ngo nje ndaza kuza gukora iki to
handitseho ndi handitseho dadi okay kankumvishe uyu nindi rebano ntabwo nyica ku ruhande tabusa rero kankumvishe ijwi rye ijwi ryande Hello, morning. How are you? How's everything? Now you can get 600, but you pay for 1 month. The remaining you keep in your hand for your food. After that, to see what to do. akira reba ibyo ushaka kureba Check your WhatsApp. iyo ngiyo nta muntu uyinjiramo nashize mu rutoki ngewe namuhaye itangazo ko nabuze ijwi uwo ni umupapa w'umwana wanjye ikiganiro cya nyuma nabuze ijwi kuko ajya ambwira ngo ningajye kwa muganga namubwiye mu muti hari nk'igihe bararwaye nk'inzoka akambwira unywa amazi akonje azi kuvura n'umuntu Nigeria rero yabiciye amazi n'umwana yamamagambwa ati mama yarembye navuga yabica amazi komeza wumva ibyo bintu gusa ibintu usanga ari amabanga n'ubifungure kurabizi n'umugabo wanjye birebe neza urebe katari umugabo. Open your WhatsApp, you will see what you get for your food. Okay. Chamazimwe. Itonde. Uruparata. Shira agakingirizo hano hariya. Hano kuri no muntu. Wowe mubwira uti banguka. Ari impamvu nazindukiye banguka ndi yongwino. Kamuhamagara. Sibyo rata. Utuze. Wongeye waramutse. Ubu narindi kwa Mutoni. Allo? Nari nkubwiye ngo ubu narindi kwa Mutoni. Allo? Allo? Oya ntuvuge. Cyangwa se uvuge nta kibazo. Arabizi ko ndi hano. Ndavuze ngo nimvuge. Cyane. Fata ikiganza navuga ngera mu maguru. Ese ubwo urumva atayikopye. Ntacyo nabyo rega biba bishatse kwerekana uruhande rwe. Yeah. Nimba ayifashe kandi yabyumva. Habashije kwitaba. Kuva ku murongo cyangwa ibyo biba bihagije. Yabihagije. Donc niba aho mbimubwiye kandi twavuganye mbwira ngo nugerayo njewe ndaza musenge. Ari amajwi mwavu. Ari amajwi mwavuganye akwemera kasa imbabazi. Ntuyibagirwe muri iki kandi. Nose jo ntibaguhamagaye bakubwira ko bashaka umukora ikiganiro. Ngewe ariko nago ngewe nzi gufata amajwi. Telefone zacu zaziriho. Rero bari rubifate ubishireho. Mana we. Wa muti. Yagenze gute? Kunda bigenzane. Mama yemeye kuza. Ariko kugira abasikurikije ko yarameze cyangwa se kuva ryari. Urabona hari icyizere cyuko ari kugenda agaruka. None se ahubwo urumva ubwenge butari kugaruka akamenya icyo avuze. No gwari no gutumiza telefone no kugira gute. Kange kari kugaruka kandi gusenga ni uguhozaho. Ntago wasengera cyane gusengera abadayimoni. Gusengera abadayimoni bisaba izindi mbaraga. Kabiri ntago gusengera abadayimoni ari nanjye na gusengera abadayimoni ni impano umuntu aba yarahawe n'Imana. Ntago kunze guhabwa abantu benshi. Hari uhabwa impano y'ubuhanuzi ati Imana irambwiye gutya na gutya. Hari n'uhabwa impano yo gusengera abadayimoni cyane ko nk'ubu iwanjye mu rugo barabizi barabazana benshi bihamya n'ibimenyetso birahari. N'ubu ngiye kuva hano ngere mu rugo nkora umurimo baragandagaje. Rero cyane nge mu mpano nyamukuru ngera n'impano zo gusengera abarwayi bafite indwara zikomeye cyangwa iz'abadayimoni nk'izi. Hanyuma rero
aho bigereye turakomeza dusenga biraza kuza kugenda neza uko byagenda kose. nta hantu uri kujya uya ndagenda ngiye gusanga abantu mu rugo. ibesha ugenda ucika amaguru nta hantu ujya umva sibabwira abantu bose ko umurimo uno munsi udakorwa nta hantu ujya urumva ibi ni oho sureba ibi ni bikira nabikubwiye nta hantu uri bujye wowe ahubwo ugiye kugira gute ugiye kugira gute ugiye kunkanda ahantu hose amavunane wowe manange we mama Fani nyuma yanga urajya unyorosa ujya ureba komeze neza bari abantu bari hariya babwira uti sibyo umurimo nawe urangije mugende ibyo kandi ihute murajyana navunika amaguru ntabwo amagare turajyana none se mwajyanye ubundi waretse mukajyana ukigira mu cyumba cy'amasengesho sibyo uraza kuvayo umeze neza arabizi neza yuko namubwiye ko kubera ko adaturiye umuhanda ko ahantu he hazamuka nashobora kujyayo mwese mbigenze niko atari njye itonde nyine njye nakubwiye ko ntajyayo kandi njyewe rero uzabaza impamvu Diane Imana yamumekesheje ikanamunyikoreza njye nabwiye Imana yibwiye yuko nitahaza inonda yanjye ibyo kurya ngiye ihereze n'ibishimisha amaso yanjye ntago neze gukizwa ndacyanywa inzoga ndacyanasambana uzakizwa no Vita warubizi kugira ngo Imana izakuzwa ndacyanywa inzoga ndacyanasambana kandi usenga kandi yajyaga asengera ahubwo ndi kunywa inzoga oya ni hahandi navuze ngo Imana ifubirira imvura ni ukuvuga ngo we Imana yamubwiye ko atagomba kunyanisha gusambana imubwira ko itagomba kunyamwinisha kunywa inzoga yarabimubwiye oya byarabaye Diane twongeye dusubire kwa Diane Imana yamubwiye yuko inyikorera umutwaro imwibutsa ko nambaraga minikera ubu nsigaye nambara sharia rero imubwira ngo nkuko namukuye kuri minwa mushyira kuri sharia ni nkuko nzagera Imana igeraho ifata umubiri wanjye Vita ica iki umubiri wanjye buse nabyira ngo Imana yarashwaratuye ufite amariboro umubiri wose irangiza irashwaratura gwera ku birenge kugira ngo nazongera kwambara mini Vita mfite ubuhamya burebure muri Kenya narakomeye ngo hari ubundi buhamya bukomeye bw'ukuntu agurishijwe Vita mbabarira ntunera umutwe waragurishijwe kugurisha bino tujya tuvuga ntago ari none Vita itonde nawe ngo icyo kiganiro tuzagikora tuzakora icyo kiganiro ki ntabwo niko None wenda ubu turi kugenda ngiye ikibazo cy'amatsiko mfite nyuma ya hariya wongeye kuvugana na Pastor Diane ntabwo mwongeye kuvugana oya yaje kunshaka ndabibona kandi urabizi ko narabikubwiye mubona ndi muri saro hakurya y'umuhanda hano uri kubona wambutsa hano hari ndamubona itamamagara ndamubwira Diane ari hano mama rero ameze nk'ingabo indwanira cyangwa inkingira ariko bwihishwa nyine yabonye ari ibintu ari bwinjiramo cyane anyereka kane mu ngonga ariko nabizi ko mama wanjye arandwanirira cyane namubwira ni Diane ari hano araza umva yamubwiye ijambo rikomeye aramubwira ngo mbere kugira ku mukobwa wanjye urabanza unyureho urashaka iki muri quartier y'umukobwa wanjye ngahita afata ngo akoresha inzara akoresha n'imisatsi ngamubwira ati ngo nanje muri salo urumva ntago ari uwo gusa na wa muntu wavugiye muri cya kiganiro bwa mbere twa Mutoni bazina wanjye nawe namugani banguka nari hano bose baraza ndamugani mu ndindi we yarandinze mama agira gute amuha gasopo Diane atega mutaragenda buro turi kugenda tugana ku musozo byibara se basi ukurikije uko wari umeze wumvaga umeze mu mubiri wumvaga ari ibintu biri kugukora erega ukuntu byagenze mama Fani ageza n'ijwi ryagiye nyine oya yasengeye mama yego reka ngushimire cyane kubwo iby'Imana iri kugenda igukoresha kuko ukuntu tugeze hano bimeze nanjye nabashimiye biragaragaye ko dusize
Mutoni byuzuye kubona ubwenge buri kugaruka ariko ubasha kukubwira ibintu kumva bifite injyana bitandukanye n'uburyo twahageze bimeze. Yego. Bo gusa ntekereza atari giye ubyikoresha ni Imana ibishyigikiye ijambo ryayo. Ibi bintu nubwo biba byoroshye kuko abenshi batinya gusengera abantu baba batezwe ibintu nkakuriya kubera ko bavuga ngo biramuvamo bimujyemo. Umuntu nkuriya icya mbere aba afite imbaraga zitarize bwite, hari izindi mbaraga ziba zimukoresha kandi zifite intwaro zikomeye. Hanyuma rero abantu batinya kubasengera abantu bafite abadayimoni bitewe nuko abavuga ati aramfata aranyica arankubita ikintu bagasa nk'ababihunze, ariko gusengera umuntu ufite abadayimoni ni imbaraga umuntu aba yarahawe n'Imana. Biriya bintu byamuvugiraga mu nanjye nanagize ubwoba, biriya byo ni ibiki isubira inyuma. Ya bariya n'abadayimoni nakomeje kubivuga nubwo leta itajya ireba kure ngo imenye ko abarozi babaho, ariko pe abarozi babaho. Nshingiye ku jambo nigeze gutambutsa rivuga ku muntu wigeze asaba ko namufasha kumushakira umuntu wamuha ibintu bimwicira umugabo kuko yashaka ko umugabo yakwicwa n'igikamyo, kubera ko bakunda kuvuga ngo umuntu iyo yishwe n'imodoka ngo burya ntibakurikirana. Umurozi rero buriya yakuroze akakwahuza imodoka, hari imyuka bohereza ku buryo ishobora kukuroha mu modoka. Hanyuma rero uyu mudamu akibimbwira nabaye nk'umuntu ugize ubwoba, mugirira amakenga bikomeye cyane, kuko ntekereza ko kuva yanabimbwira nkamufata amajwi nkayahereza umutware we akayereka umuryango wose, twahise tugirana inzigo ikomeye cyane ku buryo ibihe byose mba afite impungenge mvuga ngo yagirira umwana wanjye nabi nanjye yangirira nabi. Ariho hahandi nigeze kuvuga kare uburyo akasi umuti we yasabaga ngo anyishyura 370 ngo mujyane iwacu Cyangugu niho mvuka, ngo hanyuma ngo mushakire umuntu ngo wamuha ibirozi ngo bituma ngo umugabo wapfa ariko agapfa yishwe n'imodoka nyirizina. Komeje kubivuga nubwo leta itajya ireba kure ngo imenye ko abarozi babaho, ariko pe abarozi babaho. Nshingiye ku jambo nigeze gutambutsa rivuga ku muntu wigeze asaba ko namufasha kumushakira umuntu wamuha ibintu bimwicira umugabo kuko yashaka ko umugabo yakwicwa n'igikamyo, kubera ko bakunda kuvuga ngo umuntu iyo yishwe n'imodoka ngo burya ntibakurikirana. Umurozi rero buriya yakuroze akakwahuza imodoka, hari imyuka bohereza ku buryo ishobora kukuroha mu modoka. Hanyuma rero uyu mudamu akibimbwira nabaye nk'umuntu ugize ubwoba, mugirira amakenga bikomeye cyane, kuko ntekereza ko kuva yanabimbwira nkamufata amajwi nkayahereza umutware we akayereka umuryango wose, twahise tugirana inzigo ikomeye cyane ku buryo ibihe byose mba afite impungenge mvuga ngo yagirira umwana wanjye nabi nanjye yangirira nabi. Ariho hahandi nigeze kuvuga kare uburyo akasi umuti we yasabaga ngo anyishyura 370 ngo mujyane iwacu Cyangugu niho mvuka, ngo hanyuma ngo mushakire umuntu ngo wamuha ibirozi ngo bituma ngo umugabo wapfa ariko agapfa yishwe n'imodoka nyirizina. Hanyuma rero njye mbona ibyo bintu ntabishobora kuko si wo muco w'iwacu, kabiri si wo mwuga wanjye. Ndamugana njye sinabishobora, ariko yamajwe ndayafatanya ahereza umugabo we mu buryo numvaga ko njye numvaga nashakaga gukiranuka. Hanyuma ari nijoro ndyamye numva ijwi riransanze rirambwira ngo uriya muntu aramutse apfuye utari wamuha amakuru kandi uyazi amaraso ye nzayakubasa. Urumva rero nahise muhereza amakuru yose, gusa cyo muri icyo gihe uyu mugabo yararinzwe na n'uyu munsi aracyarinzwe, ariko iyo ataza kumenya ayo makuru aba yarapfuye, kuko ntekereza uwo mudamu no kuri RIB baramuhamagaje bamuha ikintu cyitwa atasiyo, baramuga ati hari undi muntu wavuze gutya ijwi si ryawe, aratsindwa nyine. Nuko nyine urabizi ko leta itemera abarozi aritahira. Hanyuma umuntu twari dusanze n'ubundi hano wenda tuzagira n'umwanya tugushake
uduhe ubuhamya bwawe usangize ku bantu bakurikira Impemburo TV ndetse n'Urugendo Online ubuhamya bwawe ariko nanone nk'umuntu ubu ufite impano Imana yamuhaye kandi zo gukiza abantu zo gufasha bwa bwoko bw'Imana ntago uri bugende udahaye abantu badukurikiye nimero ya telefone kugira ngo nimba ndabizi ko abakozi b'Imana nta mupaka nzi ko ahantu umuntu we yaguhamagara ariho hose aho buriya niyo ngeze ahantu mbasuye ndavuga ni ngende umukozi w'Imana ariko utagira umupaka kuko nta mupaka ahantu hose buriya niyo wampamagara saa 8 z'ijoro saa 9 ngiye mpita ntabara n'ubu buryo rero bwo kugera aha kwa Mutoni mpageze kuko bari bampuruje ntabwo nkunda kuhagenda nta nubwo tuziranye cyane nta nandi mabanga tuziranye ariko mpageze bampuruje rero nge sengera umupaka ntabwo uri nk'aba bantu baba bavuga ngo barubanura babasengera kubera ko yavuze ati ngewe ndi n'umunyabyaha cyane ngewe buriya ubundi umuntu musengera uko ari niba adakijijwe ukamwigisha n'uburyo ko agomba kwinjira mu nzira y'agakiza hanyuma rero ikindi wenda navuga buriya gusengera abantu abakozi b'Imana muri iki gihe nge nkunda umupasiteri mfite umupasiteri wanjye yitwa Ntagora Emmanuel nge ndamukunda cyane kuko ntabwo ajya arobanura intama ari intama ngufi ari ndende ari irwaye ari yavunitse ari ifite ari idafite zose amenya uburyo ari busitware muri ibi bihe rero hari uburyo wegera umukozi w'Imana abo bajye bita aba bishop abandi bari ku rwego rwo hejuru wamuhamagara ukamubwira uti ufite ikibazo iki n'ikindwanaho ukumva nyine kubera ko ndi rubanda rugufi rutoya ukabona nyine ntabwo anyitayeho ariko ntago ariko byari bikwiye kugenda kubera ko Imana yakoresheje inama mu ijuru ihamagara intumwa 12 irazibwira ngo nimuze mu nama zihageze rero Imana irazibwira ngo ndashaka umuntu umwe muri mwe nibura natuma mu isi akajya gucungura ubwoko bwanjye habuzemo no ako Yesu ahageze umunsi yarahageze harabaza ati niki cyabati habaye inama Imana imusubiriramo igiteranyije iyo nama Yesu aravuga ati ariko ngewe ndumva najya mu isi nkajya gucungura ubwoko hanyuma rero Yesu mu bihe yarageze mu isi ntekereza yaravuye mu ijuru Imana imubwiye ngo nugera mu isi ntuzarobanure ku butoni umuntu wese uzamutware kimwe n'undi hanyuma rero muri ubwo buryo ndumva mwari mumbajije ikigendanye na nimero yanjye ndumva nayibaha ntacyo bitwaye ndumva nasubiraho gakeya kuko narimbaye nk'ugaciyemo Yesu rero ageze mu isi urumva Imana yaramubwiye ngo genda nugera mu isi uzacungura ubwoko bwanjye kandi umuntu wese namuremye kimwe n'undi bose baremwe mu ishusho yanjye ariko ikintu kibabaje ku bakozi b'Imana bubo gusa uretse ko hari abagiye bihamagara hari abahamagawe hari ab'Imana yatoranyije irabahamagarira biyegereza irangije bagabiza umurimo nuko batangira gukora rero ntabwo bose bakora kimwe niyo mpamvu uhamagara mu bishop cyangwa mu pasiteri runaka ati ndwanaho sengera wenda semuye n'ikibazo cy'inzaramuye n'ikibazo runaka ukabona nyine nta mwete nta mbaraga ari kubishyiramo kugira ngo akwakire cyangwa se akumve ukabona rimwe na rimwe umuntu akubwira ati urampaya kugira ngo nze sufite angahe kugira ngo nze nukuri ntekereza abo bantu batarahamagawe n'Imana ntabwo Imana ariyo yabahamagaye ariko ku bantu bahamagawe n'Imana ubundi urakora bya bikorwa wakoze bikakugira ugomba kubawe murakoze rero ni 07 8 15 30 5 6 3 ndasubiramo 07 8 15 30 5 6 3 Imana ibaha umugisha tutari kwasoza iyi puberi nayo atubwiye ko ngo ariyo ngo yashakaga gufungura ngo yijugunyemo puberi ngewe namukurikiye yaje ayigeraho arayipfundura
ayipfunduye ijwi ryakoreraga muri we agafata ibi bikanu gutya ashaka kwinjiza umutwe muri puberi. Hanyuma iryo jwi rikavuga ngo uyu munsi ni umunsi wawe urarara ugiye muri puberi. Hanyuma jewe nabikuruye cyane cyane ndavuga ntese ubundi buriya umuntu yapfuye yashizemo umwuka, iyo amaze kugera mu gitaka inyo zitangira kwataka wa mubiri. Igihe kiragera rero wa mubiri ukazahinduka itaka kubera ko wariwe na zanyu. Hanyuma rero nekereza iyi myanda turayifata tukajya kuyijugunya ahantu runaka kuko akenshi igumye hafi aho ibishobora kunuka. Rero iyo umuntu yamaze kunuka aba yamaze kuba puberi. Ntekereza rero ni imbaraga z'abadayimoni zashakaga kumwinjiza mu rupfu, ariko hashimwe Yesu wamuhagazeho. Kandi aho bigereye aha tugiye kuviwe, nekereza namwe uko mwabibonye byagenze neza, amajwi yabaye meza, ijwi rye ryagarutse, ubwenge bwagarutse. Gusa wenda ubaho bigereye arakenera nk'ibinini, imiti igomba kumufasha kugarura amaraso mu mubiri, kugarura amazi mu mubiri, ariko ibigendanye n'ubwenge byo byagarutse. Imana ibaha umugisha. Genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.